Ndi papa sava. Ndimo kumanuka nanjye ndaje ntabwo matinda. Naje ntabwo ntinda. Oya nabigerageje byose kubitunganya. Saura Mana ushobora gutinda ugasanga imodoka yawe. Urambwira. Sawa. Akose chance rero. Yo. Nguko mba nihagara umubwira ngo ndaje kandi uzi ko ngiye kubamanuka n'amaguru. Kuko abantu babagabo koko tuburi cyatano mwana. Mwana ubwo uyobekeje bundi twabonye abashyitsi tugakoresha amafaranga y'umurengera. Nta kintu mfite pe. Kandi urabizi nta kintu nakwima. Fata umuntu umuvandimwe kabisa. Ngenda bizu yanyimye afite. Akose isi ngiye imifuka. Umbwire nguhereze ikofi yireberemo. Izina ry'Imana nta kintu mfite. Sayema buriya rero ariko ntabasito. Ega musaza nta kintu nakwima ahubwo guruka. Ako niwe bya bindi byo kunyura ku muhahara haruguru mu muhanda. Imodoka iragusiga. Reba hano hepfo umanutse kuri ka kabotike. Ufite amafaranga tsa. Amafaranga mfite umusa. Nyamara nayabonye urafite wamaye cyatanu. Akubura jya ngubwiza ikimana. Sawa. Basi none ugira icyo unyoherereza. Ntaribi. Ntaribi ngiye hari n'umujama dufitanye gahunda kandi yambwiye ko ari buze kuntera akantu. Umutipe ejo bundi nahaye devi narindindire kagira. Yo. Nakwizeye musa reka manuke. Ugiye kongera usuku uzamukirana nako. Aho ngaho neza rwose urahita wambukira kuri ka kararo ewana urahita ugera ku muhanda ufate nk'akagare ka desi. Sawa. Kazirikwe n'iminsi wanuriwe. Alo? Ase ko murimo gutinda mane? Simbuka mane, simbuka. Gahunda ubu niterebye nabiteguye byose. Guruka. Musa. Salama. Bari kumva niho. Umeze ute se? Isaha. Sister salama. Umeze neza se? Gahunda bari gahunda. Umeze neza. Umeze ute se? Ni sawa kabisa. Hanyuma karibu ariko. Star. Mutajyango nagize. Sister karibu. Okay, miss. Toto. Naho ubundi se? Negetseho hanze aba hari urusaku sakuriza umushyitsi. Nimereza. Ndaje nguye ariko nawe. Bikora imbere mana. Ariko tugenda nyine. Ndagenda nicara ahantu mbe ndi kunywa n'akantu. Azubwo byo gukomanga ku kanya. Notaruna. Amasaha nkane. Ahubwo urufunguzo ndoze. Injira umereza umupira. Mereza uramupira. Ningenda urufunguzo ndoze. Urufunguzo rarusiga hariya kwibuye. Hariya munsi ya kariya kabuye. Rero. Bonne chance man. Tubuze gusubira. Ntugaruke bo. Sabi! Tipo essa aqui.
mutipe we unanagenda ntanambwire ko agiye ntanasiga urufunguzo kweri wowe ucumbikira abantu kabisa mana yanjye Musa. Salamu Musa. Salamu. Ka message wakabonye se? Ekana nawe message bana birangiye ngewe unyingiranye. Hasi umwana buri ibintu burimo nibicyo. Kingirana. Ahubwo se naro ntago wabonye urufunguzo. Ruyeze, ntarubuza hano hose. Warushize ise? Sinanaje. Harushize. Bararwibye se? Yagizera usize ukinze se byibuze ntakinze mana nese urushyize he hakusa umuntu w'umugabo mana yoberwana ashyize urufunguzo reba mu mifuka ko narugufite hashobora kuba hari abantu baducunga kuko urufunguzo nayo narushyize hariya munsi y'ibuye kamubwiye kabisa njye nk'uburigimba nkubwira ngo njye ukiramo ibintu byo kumvangira kabisa niwumva nese umuntu w'umugabo urushize ndaje uritesha mutwe kabisa rebera ukuntu ahantu hameze nese uzi wakarabiye mu nzu mani simbizi niba ari ijerekani iva ijerekani tubika muri salo mani ebana ibintu tuze kubirangiza kabisa niba udashoboye kwicara ngo ugendere kuri gahunda z'abantu bive reba ukuntu ahantu habaye halo shaka umunsi urufunguzo urushyizeyo kweri oya mani nese ubwo waba unkoreye ibiki uherekeza rusi senzi uvuze ngo iki nyine ni umutipe narindutije none ngararujyanye uri umutije utese ngarenze rwa rufunguzo ko ari urw'urugi ni urw'inzoga ako mani reka ako nk'ubu nzakugire gute kuko nsabimo nzakugire gute kweri nose wari umutije ute yakoraga iki sano mu nzu yarambwiye ngo ndumutize agira ate abaruhukaho gatoya ako mani araruka ngaha ni kwa muganga ni muri kreche se ngo tuvuge ngo ni umwana byibuze ananiwe kwiga barimo kumuryamisha kandi nsabima njye reka mubwire kabisa nsabima ubu sinkubonye ako musaza nanjye ntabwo ari njyewe wana nawe byakubaho ni njyewe noneho nawe byakubaho kabisa none se ubwo niba umuntu aje akambwira ati uyu munsi ejo Ubuse nakoze ijoro niba agiye atwibye oya ntabwo yatwiba njyewe ndabizi ninde se ubundi n'umuntu nizeye ninde reka mubwire nako uretse gato uretse ubugira neza bw'inkware bwagize gute ariko njyewe ahantu ndahakoropa nare ntuzi ukuntu waje hano nsabimo ntuzi ukuntu waje hano none utangiye kwigira nyir'inzu birangiye ninsanga banyibye nsaba imana reka mubwize uku ninsanga banyibye nsaba imana ndahita nkuranduramo uwo mutima ndawukurandura halo uri umusa vitesse ewa nagira ngo niba uri hafi uri mu rugo nagira ngo uzumfashe abantu winyicira urugi nagira ngo ni muri kumwe se nawe wayagenda urakonjonjora mbwirira papa sava niba ari aho hafi aze basandepane arazamutse sawa reka mwihamagarire komani njyewe halo papa sava biteze narinje ariko nagize ikibazo nagafunguzo nagira ngo uze umfashe abantu turebe ukuntu wamfasha kwica sirendere wahanyuze se hanyure ndi mu rugo
shanga ngwino ndepane bana ngwino ndepane oya nta kibazo turabi ese kuri umuntu wanjye oya nta kibazo hagere nagutegereje sawa Imana gusubiriremo ngiye ngasanga ngiye umuntu yanyibiye ibintu nkagira ikintu mbura nsaba Imana ngiye nkubwiza ukuri Sema ni mama ya Mungu turagirana ikibazo genda bizi ntabwo yagira oya ngiye nagirana nayo ikibazo kabisa Sana uzanye sigaye iva niba byancanze kabisa umuntu w'umugabo yogera muri saro kweli nese nicura urugi bana simaze isandure hanze ntabwo ari ibintu birenze ni ukukuramo kano none nkinjira ibindi ndagira numva ari mu rufunguzo rundi ruri kubunoza inyuma birasaba turnovisi Visi sinasubukuzi kufite gahunda yo kugira oya nuko umamagaye nihuta wakebese byikise tugasunika imbere tugahita tugira birasa byaba ari byo kira turebe Sabe ma urakoresha ururugi reka nkwereke mu gikari hameze hate mu gikari mukingisha iki mu gikari negekaho ngacomekamo umuhini w'isuka yongeye gusohoka nuvuga ngo sohokera nimbaho noneho inyuma yigeze ushyiramo igikondo harebe nako bazashyizemo igikondo ngo igikondo banza kirimo kumamagara iki n'ibintu wankoreye so wagicucu gikora kigusa mane wandaburije ubu ngubu bambereye nabi zibasa yari imbaho byiwe ni diragite kabisa ni diragite kengura ugere iki Mbona ni ibiki man Mustafa Sabima Sabima yes mbona ni ibiki gutese sanza atari ijerekani yahaviriye se ijerekani aviriye umuntu sasa imisego y'intebe man imisego Sabima byagenze gute imisego iratose se man mavangingo umusa gwiki nindonye muri zine mana nyara mu ntebe kumanywa ako Sabima kwiri ubu nzakugire gute koko papa Sava umugenzi iterwe niyahure kweli ni nkari man mana vugisha ukuri Sabima ninde watije urufunguzo rw'inzu ninde watije ni wa mutipe wundi w'inshuti yanjye yaje aramubwira ngo mutize iminota mikeya yavuga ikintu n'iki winini nimwumve wayimutije sute ariko njye none se ubwo narinzi ko ari bukore ibintu nk'ibi mani ndebera kabisa nyine bizatuse rekata hacya Mungu barahuhiye yari ari kumwe n'urutomangeze urutomati kana arabivuze iki kintu kizamurisha cyagize rogi nabavumbuye ni bande hari abantu babiri nahuye nabo ninde zarimo rumwe rufite inuza gutya nikaje na rwarundi rufite amarinyo manini ageze kagatipe kamwe kukwinuza katuye hano hirya kamwe katuye hano hirya kaje vuba siwe atipe niwe nako ukuntu gacapagurana ariko njyewe ntabwo narinzi ko bigenda kagize ikivu ubwo se hari icyo mumpimira nyine kuri tekinike mbaye yo kwicuruza uyu ugira urishyuza uyu hanyuma rero nsaba Imana muri inzu ufitemo iki ntacyo bivuge ngo nk'umuntu w'umuvandimwe urishyuza angahe papa Sava yo kunyicira hari inyuma uramangaye kora mu mufuka umwishyure uhita ukata nk'urushinge rw'isaha ebana mbona urenga ntuzongere kunterefona n'umunsi n'umwe uhita unyibagirwa nkwibagirwe unsibe ngo usibe ako jya uheza musaza tetwa tugende mwikopeshereze uducupa nka tubiri hano ruguru kwa
piga nzenze icyo ushoboye uri gushinga roge mu ngo z'abandi ubundi ubwo ipatane yawe yanditseho ngo iki tugende